twongeye kuguha ikaze hano ku ISARO EMPIRE. Uyu munsi twifuje kugaruka ku makuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umugabo witwa Sergeant Robert wamenyekanye aririmba indirimbo zo gukunda igihugu ndetse n'indirimbo z'ingabo z'igihugu mu itsinda rizwi cyane nka Army Jazz Band cyangwa Military Band. Uyu mugabo rero nyuma yawe akoze icyaha cyangwa aketsweho gufata umukobwa we yibyariye ku ngufu, kuko kugeza ubu ngubu atarabihamya n'ubutabera. Uyu mugabo muri icyo gihe bivugwa ko yari akurikiranwe yaje gucika igihugu, arirukanka kibono amaguru ajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Kuri ubu ariko bikaba bivugwa ko uyu mugabo aho yahungiye rwose nta mahoro afite, ubukene buramwishe, inzara ni yose. Atangiye gukoresha uburyo bwo gusabiriza, akajya ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube channel, ama Twitter, ama space agiye atandukanye ku rubuga rwa X, agenda yisobanura ibintu bidasobanutse. Ati njyewe navuye mu Rwanda kubera ko igisirikare n'abagamo batamaga misiyo, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Ariko mu magambo agenda yivugira, abantu benshi bagenda bakuramo ukuri kwabo, kuko n'ikiganiro akoze kwa Kasuku hari aho yivugiye ko yagiye mu butumwa bw'akazi muri za Bangladesh, yewe agakurayo amafaranga akaza akashingira umugore w'akabari, ibintu nk'ibyo byinshi agenda yinyuraguramo. Uyu mugabo rero mwakunze mu bihangano bigiye bitandukanye, yaje gukora ikosa rikomeye aho yakoze indirimbo ihimbaza ikigarasha Nahimana, Padiri Nahimana benshi mwagiye mumenya. Kugira ngo rero mukurikirane iki kiganiro uyu mugabo yagiranye n'uwo bita Godfather ndetse n'abandi bari kuri iyo space, bakagenda bamubaza byinshi. Noneho namwe murakuramo kuri kwanyu k'uyu mugabo Sergeant Robert. Bana batoya rero mukomeze mukunda igihugu cyanyu, mugikorere, mwirinde ibigarasha. Mukurikirane kino kiganiro, ubundi muze kwibuka gukora subscribe ndetse munakomatinge hano ku ISARO EMPIRE. Yego Robert, ikintu naguhumuriza, njyewe ndi mwene wabo wa Fandero Haraza, musaza w'umugore wawe. Ikintu tukwifuriza ni ukuba wa planinga gutaha, kandi nta kitashoboka ubifatanyije n'u Rwanda. Turagukunda, turumva ko wakora reconciliation, wakoze, turumva wataha kandi uzababarirwa. Urakoze cyane. Se mu by'ukuri yahunze leta, yahunze RDF, cyangwa yahunze umuntu cyangwa se abantu ku giti cyabo, kugira ngo tumenye aho cyangwa ubutabera, kugira ngo tumenye aho tumushyira. Udasanga ashaka kudukoresha ikosa ryo kumufasha, ugafasha kandi urugufasha w'igihugu. Urubyiruko rwagukundaga cyangwa se rwifuzaga gukura rugera ikirenge mu cyawe, ni iki warubwira ku bijyanye no gukuraho urujijo bafite ku cyatumye usohoka igihugu? Kuko amakuru menshi asohoka agiye avuga ibyabo bitandukanye, nyamara mu by'ukuri ntabwo turabona conversation yawe uza ukiriyaringa basi na kimwe mu bintu bikuvugwaho. Watufashije ukatuvana mu rujijo basi tukamenya kimwe mu bintu byaba byaratumye utoroka igisirikare cy'u Rwanda nk'uko bivugwa. Hano Sergeant Robert, uraho? Muraho neza? Amakuru Orinde tuvugana. Nitwa Godfather ntabwo nzi, ariko umuntu yavuze ngo urashaka ko abantu baganira nawe. Urakomeye se? Ngenda komeye. Godfather se n'uhemuka cyane. Godfather sindi umunyarwanda, urumva n'abandi Kinyarwanda. Nyine ugomba kumbwira ati mba muri iki gihugu. Yo nitwa Robert Kabera. Ndakuzi.
nose nguhamagaye ntakuzi wa mugabo urumva nabonye nimero ndaguhamagara nguhamagara ntakuzi so umuntu aduhaye video umuntu ampaye video yawe ubu turi kuvugana hari abantu ni ikiganiro ntabwo ni ikiganiro kiri open udatekereza ko nguhamagaye ndi kuvugana nawe ngiye nyine urumva umuntu ngiye ndaza kwisobanuraho gutera ngiye nkoresha Twitter urumva so yego umuntu uvuga ngo wanyoye so the thing is umuntu araje ati ntabwo abwiye mwebwe aravuze ngo yanyoye nyine yabwiraga umwana yanyoye umuntu araje ati Robert akeneye ubufasha umunyarwanda guyi Bugande ni mutabara umuvandimwe Robert ufite ikihe kibazo jewe rero bitewe n'imibereho yanjye ndimo sitasiyo ndimo ntacyo nkora nta mbere mfite ntacyo nkora mbaho gutyo ndahantu hadasobanutse nyine ariko hatari heza ku buryo umuntu abonye uburyo yashifitinga ko niba uzi ikintu cyitwa amanegeka ni amanegeka ni urugero amwe yacitse mu Rwanda bimwe byacitse mu Rwanda hano birahaba ni mu gishanga first of all hanyuma ukaba ukeneye ubufasha bumize bute mushiti yanjye urabona ko ibintu byose ari n'imibereho ya buri munsi ibintu byose hano biba bikenewe abakenewe ni amafaranga yabikora ari gukodesha inzu ni amafaranga gushifitinga nyine kuva muri ubu buzima kubaho kugira icyo wanarya ni amafaranga kugeza igihe Imana izatangira inzira so kuba mbese urabona umuntu gupfa uyu munsi wafije niko biba bivuze nuvuga ngo uramutse ubonye ushifitinze mu nzu nuvuga ngo Imana yabe ikuzamuye mu rundi rwego noneho n'urugwego ikabona ukuntu yakohereza ku rundi okay Robert ntabwo ukoresha Twitter so ubufasha ukeneye n'ubwa financial ukeneye ubufasha gufatika financial kabisa nkuko bivuze nuko bimeze Robert kubera iki bishobotse mu Rwanda ntekereza ko nta manegeka arimo bishobotse ko abantu bagushakira uburyo usubira mu rugo byakunda ukaba mu manegeka mu gihugu kitari cyawe birashoboka ashiki yanjye ntabwo byo byakunda iyo icyatumye ndi mu nzu ubu ngubu ntabwo cyatuma ntabwo kigeze kirangira ni iki cyatumye uba impunzi ni kugira ubu ntabwo abantu baza kugufasha batumvisha like what is going on so uraza kugira hano abantu bari kukumva so tukeneye kugira ngo abantu bakumve ntabwo nakuyeho nari ngenyine wamwe abantu baranyumva ntabwo ntabwo ari ibyo nashobora kuvugira kuri telefone cyangwa mu ruhame kandi ibyo ngibyo narabyirinze kuva na mbere hose umuntu iyo afite ikintu agize ubwiru akigira ubwiru gusa iyo umuntu yabaye impunzi akagenda no kuvuga especially nkatwe abantu b'abasirikari already ubumeze ubusaburi komusirikari yazatinza akahunduka arafu akava mu gihugu cye akajya mu gihugu kitari iki immediately ashobora kwitwa nka duyi kuko dizata abafite undi musimama barirwamo babyumva neza so nuvuga ngo ntago nafata n'iterure ngo ngenese mu Rwanda none hari n'izindi cases nashobora kubwira udashobora kwitumenya cyangwa niyo mpamvu nakwe nari case udashobora kuvuga kuri telefone udashobora explaining umuntu washobora gusobanukirwa ibyo ari byo nta nubwo ari ngombwa kubibwira abantu ikindi cya gatatu nakubwiye ni nje narakijijwe nkuko wabyumvise cyangwa ukuntu watangiye ubimbaza nakubwiye ndakijijwe kandi iyo nakijijwe mbabarira byose abamemukiye narabababariye so iyo ngiye mbigarukamo mu kanwa mbivuga mbiririmba nsa nkaho mba ntacyo nahinduye mu mutwe wa cyangwa nahindutseho nsa nkaho nyifite umujinya wo guhemukirwa uvuze guhemukirwa n'ubwo guhemukirwa mu binyamakuru Robert ugenda uva mu gihugu utoroka unyura inzira ya panya hari byavuzwe ko wavuye mu Rwanda uhunze ibyaha kuko wari waripinze umwana w'umukobwa wibyarira ku giti cyawe niyo makuru dufite wahunze ubutabera
ibyo bintu byaba ari ukuri nibyo ibyo nabihakanye kuva na mbere ibyo bintu in case ngira ngo hari benshi bagenda bahora n'ikibazo abaswahili baca umugani ngo akutukanaye akucyaguriye tusi bisobanuye ngo ugutuka ntabwo akurobanurira ibitutsi arunda byose akabyegeranya akabikurundaho so uwatekereje icyo cyaha akakikwiyetinga mu kwezi kwa karindwi kandi bivugwa ko cyabaye mu kwa 11 akongera akagisohora no ku itariki zose byari bisekeje ntabyo nigeze nkora nari mbuze iki nabanaga n'umugore mu rugo ni naho nafashe ukuboko duhunge tuva aha dukiza amagara ni nako byagenze twarahunze then ibi byo kuvuga ibyo jambo iryo ngiryo naho ryakomotse n'uwabitangaje ngira ngo yabuze naho wahera nsaba imbabazi asibe ko nta gihugu gisaba imbabazi umuntu wose especially umusirikare nigewe akabaho uvayo nkavuga nta musore nkagaruka ariko njyewe ndukwanjye nyine n'Imana yanjye n'ubuzima ndimo n'ubwanjye nyine n'Imana yanjye so sinshaka kugaruka inyuma muri case ari umuntu ufasha yamfasha abishatse ariko atari kumbaza ibyaha ibyo nanyuzemo ibyo bandega ibyakozwe yabaye ikintu ngiye kwisobanura umuntu aho hari niho gucunaguza umuntu kujya kumuha umuntu niwe ugiye kumufasha batangira kumbaza niko ubundi wari inzu cyane ubitewe n'iki yewe wari inzomera gutya ukubera iki utabigenje gutya niko ibyo no gucunaguza ntabwo ari ukuvuga ngo no gufasha umuntu waje gufasha umuntu ngo kucyo wavuye mu gihugu wanyu wagarutse kwa so ukarya wagarutse kwa nyoko bakakugaburira urindo sabiriza urumva yaba ari list ngayo ngoko rero Robert mbere yuko nza hirya ntabwo uze kutwihanganira nk'urubyiruko nk'abantu reka mvuge nk'abafana b'umuziki reka nkugarure muri showbiz sibyo ngiye kukuzana muri showbiz kuko ngiyewe ndi umuntu wakundaga cyangwa ukunda ibihangano byawe ko wari umuhanzi kandi n'uyu munsi ntekereza ko ugifite iyo mpano kubera iki utaririmba byagenze gute ku buryo udashobora kuririmba Uganda si ubwa mbere wari ufite abantu bakoranaga nabo korabo byagenze gute ku buryo ugeraho n'abasita kudashobora no kuririmba kugira ngo impano yawe igutunge muri situation urimo ari umugani nigeze kumva kera ngo mu Uganda ifite ibice bibiri hari ibice byinshi cyane hari agace ka Nkore hari n'agace ka Buganda nyirizina Buganda nyine yakabaka so Muganda yarongoye yashatse mu Banyankore arongora y'umukobwa wabo arangije abagande bageraga iyo basonzaga baryaga ibijumba mu gihe cy'inzara nkaho boruzagayo noneho Abanyankore bo basonza bajya muri iyo muri yanzara nkayo ruzagayora iyo nzara bo bakarya ibintu bitwa inguri ni ibintu by'ibikoro binuza by'insena bagafata insena bakayitema bakayicoca neza bakayiteka kugira ngo ntibapfe so noneho umugabo yajyanye yavuye umugore atari ko se ibijumba ko bigiye kutwica muri iyi za twagiyonye tugahindura kundi afata umugore we barashobuje bajya aramushorera mujyana iwabo bagezeyo babatekera ibyo bikoro binuza by'insena kubirya mbese ni nko kurya mastic babimugaburiye atangiye kurumaho aramukorwa ati aho kurya inguri narya ibijumba kandi ibijumba Abanyankore babifataga nk'umureti bavanayo ngo bari bagiye kumwica nguzi ko zigucurirana Robert icyo nshatse kubivugira ni iki urambwira kuririmba udashinga arabyena haririmba iki motivation morale ntayimba kivide reka ngaruke kuri iki kintu mbabarire kuko nakubwiye ko hano hari abantu barimo kukumva ntabwo ndi jyenyine sibyo aha ngaha ndashaka kumekinga ibintu clear aha ngaha urimo kumva n'abantu uridi ndabona space maze kugira ngo abantu ijana sibyo uri live urimo kuntega amatwi uri live abantu ijana bari kukumva so the thing is my question is hari ikintu mbere yuko naha ngaha umuntu abyumva ndashaka kugira ngo tube clear ntabwo nkubwiye ngo utubwire izo nani iyo staff cyangwa ibintu byawe ariko nk'umuntu hano of course tururubyiruko turabanyarwanda turanga kugira ngo tuganire nawe
So the thing is icyo nshaka kubaza ni iki ngiki Robert, uti ibyo bakuvuzeho barakubeshye, ntabwo tuzi kubenza amaso hanyuma tuvuga ati yo Robert no ugerageze kutwumva. So ikibazo nibaza ni iki ngiki, uravuze ngo umuntu wakubeshye no gusaba imbabazi ntibyakunze, uba ari umusirikari cyangwa uri umusirikari? Sintekereza ko n'uyu munsi no kuvuga ngo uri desert ntabwo wigeze usezererwa, you are still a soldier. Robert, kuzi ko imyaka wari umaze mu kazi, wamaze kiriya gihe cyose utizera ubutabera, why don't you trust ukizera ubutabera ukagenda ukagwa justice n'uburengane? Umva, Yes sir. icyo nakubwira cyo njyewe nagavuga mu kutizera ubutabera. Yego. Ari ubutabera wabwirwa n'iki ko wenda ubutabera arimo bamwe muri bo bambwiye ngo Robert birakurangira cyangwa se n'ahandi hose, at least kiza amagara yawe. Ikintu cyategurwa ariko umuntu ntawangwa na bose. Aho ndakorobesheje gusa ngwaye nka urugero. So ibi byose kugira ngo umuntu afate umwanzuro, jewe mfite abana mu Rwanda, mfite inshuti, mfite igihugu nisanzura, nakabaye nisanzuramo njya hirya no hino, ariko aho gera ukumva ubwenge bwawe, ubuzima bwawe kwisanzura bitakibaye, ahubwo ibirenge byawe biromero manuka bigikuzimu. Afazari icyo wakora wakiza amagara, noneho ugashikirwa n'ibingi birimo kunshikira muri iki gihe ndimo, ariko nyitwa ngo ndahumeka. Okay, Robert, iyo umuntu ahunze, umuntu aragenda yahageze akideklara akajya mu maboko yacu. Uganda wari declare nk'impunzi, ubwo sinzi nibiza kuba ari impunzi ya politiki whatever, ariko wari declare uri impunzi ifite ibyangombwa nk'impunzi? Yes, yo mfite ibyangombwa nk'iby'impunzi, ndi impunzi yemewe ko ndi impunzi, yemewe kuba mu gihugu cya Uganda nka second mother country. Okay. Okay, hano hari umuntu ushaka kubaza. Okay, sweetheart, go ahead. Fungura mic yawe. Urakoze cyane Godfather, mwaramutse abandi mwiriwe. Njye ndashakaga kumubaza n'ubundi ikibazo mubajije, nimba ari umusirikare cyangwa se yahoze ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda akaba yarakoranye n'ubuyobozi bwaho, ko tuzi ko leta yacu ikorera ifite ubuyobozi bwiza cyangwa se ifite n'amategeko meza, kuki atabashije kugira ngo areke yinjire nko mu nkiko noneho nimba arenganurwe aho kugira ngo ahunge? Urumva guhunga bisa nkaho umenga rero n'ubundi yaguye mu cyaha, ahubwo ahunga atarabasha gufesinga consequences yiwe. Oya, ariko icyo kibazo amaze kugisubiza, si urabona bivuze neza, amaze kugisubiza no se agisubiza kabiri. Anyway, hagati aho ntabwo turangana, ntabwo turi abacamanza, ntabwo twaje kugira ngo questioning Robert, ahubwo Robert, ngiye nicarana n'abantu aha na mbere yuko nkora iyi space, abantu bavuze ati niba tubonye uyu muntu, hari umusore ngo w'inshuti yawe bita Kamanzi wazanye Twitter ayitweetinga, aravuga ati Robert akeneye ubufasha ubwo ariko bwose, ariko rero twaje dufite ubufasha bumwe, twahuriye dufite ubufasha bumwe. Ubwo uraza kutubwira niba biza gukunda kubwakira for any cost. Ubufasha dufite ni bwa rubungu, ndumva ntabwo narizi ko amaze kwaka ubuhungiro, twe twari tuje duhuruye tuzanye ubufasha bw'icyashoboka cyose. Niba aho ngaho ko batweretse ifoto uri ahantu mu mazi, urumva ahantu mu mazi, inzu yarengewe, iyi foto twayibonye, turavuga okay, why not tudashobora guhurura umuvandimwe tukamufasha, tukamufasha agataha tukamufasha. Twari tuje duhuruye tuvuga niba tuza gukodesha imodoka, niba duhamagara ikibiza kugenda gute, tuvuga turi kumuvandimwe tumushakira imodoka atahe muri ayo manegeka. So ubufasha twari tuje dufite ni ubufasha bwo gukorera icyashoboka. Umva, igihe wabishakira nk'urubyiruko, nk'umuhanzi dukunda, ukaza mu by'ukuri nibuvuga kuri victime, niba ibyo twumva atari byo kandi ubihakana kandi ukaba wizera ubutabera bw'u Rwanda, why not tutakora ibishoboka nk'urubyiruko tukagutegera iyo tuwushakira iyo transport ugataha.
ukaza ubutabera bugakora akazi kabwo nabo bango ko ruvuze ngo bagusaba imbabazi bazi gusaba akazi gusaba batazi gusaba nuko ariko ukaza ukava muri manegeka Robert murakoze ku bufasha bwanyu yari byose muri mwese mushaka ko mubufasha ubufasha rero nubwo twarabutanze twarabukoze niba nashobora kumubrazinga civilians barenga 100,000 na magana nkaba banataha mu gihugu noneho baranishe n'abantu niba narashoboraga kuba nahindura abantu imyumvire abo igacengenga nkabakururira kuba bakunda ingabo za RDF bakaba banapiganira mu kuba baba ingabo bamwe bamaze kugera ku nzego nziza ni ba majoro ni ba kapiteni ubwo navuga ngo nzi byinshi z'u Rwanda mu myaka 2 ego hari byinshi bihindutse ariko ngewe urimo kugira inama cyangwa kuba wahamagara kugira ngo mbe nasubira mwama iyo lift yanyu yo kungeza mu Rwanda bishatse ahangaha za Rubaga hari za Trinity nakwandikira afande doda bakampakira n'ibyanjye cyangwa nkajya kuri embassy nkababwira ni rwose mu cyukuri mugende mujye kumfunga nago support yanyu murakoze cyane rwose mbitewe n'ukuntu mwabonye situation ndi muri cyangwa mu Rwanda mukaba mwisemo mbese mwarimo mwishakira ingemu mugemuye agahanga ka Robert. Thank you very much. Ndumva mwarekeraho no kuba twaganira kigana tukagirira aho ngaho then ukaba wakupa telefone yanjye so unagufata gutese wowe can you imagine ubu tumaze iki gihe cyose tumo kuganiro uteganyije kugira ngo urangize umbwire iryo jambo iki kigana abantu barenga 100 bangahe ubwo mwegeranyije imitwe yanyu nk'urubyiruko rusobanutse rw'abafana ba Robert bazi mukaba mwambwira ngo ugiye muje kungira inama yo kuzana amakamyo yo gupakira ubwo bucyabari bwanjye mukabujyana mu Rwanda n'agatwe cyangwa no gutwara agatwe ka Robert. Thank you. Because a good father. Uyu ningiye ariko hano hari abantu bagishaka kugira ibiganiro bakuganiza ntabwo nigiye ino ngura bikubwiye kandi abantu bamaze kugera ntacyo ndivugane nabo bitewe no kuno no naho uhise urasira direct koko mwese murumvikana ko mwashize hamwe mukora abantu 100 abantu Robert yanyu na yagiye niziza Robert koko murifuza ko ndi mu Rwanda nk'abafana banjye cyangwa nk'urubyiruko bamwe bakuriye maboko baje imbere yabankuriye imbere bamwe twarabanye ahubwo no kuvuga ngo harimo n'aba diaspora benshi cyane bankunda ntawe unyanga pe ariko ubutekereza ikintu cyo kuvuga ngo Robert bla 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 nago ngiye nanze gutaha iwacu Rwanda nago nanze gutaha iwacu Rwanda kandi sinanjye munyarwanda jenyine uri hanze y'u Rwanda ariko mwakigiriye kuko mwabonye ndi mu bihe bibi muyigira inama yo kugira ngo Robert nabihe bidahinduka ubuzima ndimo nubwo uyu munsi murakoze kunshinyagurira ariko ubuzima bwo burahinduka anytime nshaka kumva Robert yahindutse nakiri muri ayo mazi imvurwa nka koropa nkakingera nayaryamamo then mese ni nko kubona umuntu arimo gusamba ngo arapfa mukavuga ngo reka Robert umurwayi Robert tumuhembuza umunigo so murashaka kumpembuza umunigo mumpembuje umunigo deja already mwabikoze wavuze no gwapfuye reka noneho tumunogonore rimwe tumurangize duhorahoze ngo muncure can you imagine anyway murakoze Roba nkuko nabwiye ntabwo ndi njyenyine reka numve n'ibitekerezo by'abandi RM ninjye kugira okay
rwahede twihuta ariko nimutinde Robert ya Robert abisoje nabi nuko wenda bifashe nko kumushinyagurira ariko uburyo umugenzi we yaraje bwa buryo bwo kugira ngo kuko niyo wafashe umuntu ntabwo afashe umuntu mutaganira ibyo ari byo byose abyumve ndizera ko ari kunyumva ariko ngiye kibazo nandi kwibaza ntese ubufasha akeneye nubwo kumukodeshereza inzu nubwo kumuvuza nubuhe bufasha akeneye kuko twe twabitekereje tuvuga tuti ese wamutegera nangwa se akamuha n'umuroya noneho nimba we nta cyaha yakoze umuroya akabijyamo ariko tukadushobora no kwishyura ayo mafaranga so icyo nicyo gitekerezo ngiye numvaga namupropoza ariko ntiyumve ko ari gushaka kumushinyagurira of course abantu bose baguteza amatwi hano siko bagukunda ariko nanone ntushobora bose kubashyira mu gatebo kamwe so Robert rero ureke kubyegereza umutima cyane ahubwo wumve ko nuwashaka gutanga ubufasha bwose yakenera kuganira nawe thank you Godfather. Okay. RM murakoze Robert uri kunyumva arimo arakumva ndakumva ye Robert turanaziranye n'ubusanzwe mu buzima busanzwe turaziranye Robert nta muntu wishimira ibyago by'undi kuko umuntu wese ntabwo abazi aho bucya ageze ibyo rero utagira ngo hari umuntu ibyago urimo aragira ngo ari umuntu ugize gusa nta nubwo ari umuntu ushaka gutega imitego n'iki gusa ibyo byose hari ugomba gushaka inzira yo gusohoka mu bibazo urimo uzi ko uri umusirikare urabizi ko bigoye reka dufate wenda kurengana kuko ibyo bibazo n'uwo umuntu aguha amafaranga uyu munsi neza akagira ntabwo byakimuka kuko ubundi ikibazo ifite nyamukuru yego n'ubuzima kuko ni ibintu bikuramira ako kanya nyine ubuzima umuntu ibindi abipanga ari uko ariho ariko ugomba gushaka n'uburyo usohoka muri ibyo bibazo kubera ko iyo byose uri umuntu wari ukunzwe mu gisirikare uri n'umuntu wabayeho neza mu gisirikare urabizi ntabwo nta muntu wigeze kubangamira mu gisirikare nanjye igihe byantunguye kumva ngo wahunze ni ibintu byantunguye ubwo we urabizi neza igihe ntabwo mbizi ibyo nzi n'ibyo numvise ntabwo mbizi kesi yawe ushaka no kuyinjiramo ariko se igihe cyo ushaka kwibariza hari uburyo waba uteganya kubisohokamo kuko ibyo byose uri umunyarwanda waragikoreye uri umusirikare ntabwo kandi kuba nagiye numva statement wagiye ukora amaze guhunga sibyo kuri za BBC no kuri amaradiyo y'abari barwanya leta ariko reka ibyo ngibyo tubyirengagize noneho tubwire basi inzira wowe uteganya we ari bagupropose we ntabwo wayemeye noneho iyo uteganya kumva kugira ngo wasohokamo ibyo bibazo kuko nta wifuza kukumva Robert indimbo zawe ziracyacurangwa n'ubu ngubu wakoze akazi keza ariko ubu ngubu shakisha ukuntu wasohoka muri ibyo bintu niba wenda unarengana nk'ibyo umusore agupropose ngo washaka umuavoka akagenda akaburana niwe waba udahari ukawumwera ukagaruka ndahamya ko yaza kuri mu Rwanda utabumeze gutya ntabwo hatira gutaha umuntu aho yumva afite umutekano ni haba ariko tubwiye wenda ingamba ufite kugira ngo wabisohokamo ibyo bibazo kuko umuntu ashobora kugufasha uyu munsi nibyo ukaramira amagara uyu munsi ariko ntabwo ari umuti w'igihe kirekire tubwire wenda ubyo tugiye ingamba afite ni izinzi ashaka umuroya agende aburane iyo kesi yanjye ndazi ko bambeshyira nimara gukiyaringa ntuzeya nzagenda saha imbabazi nta muntu utagira ubwoba n'ibintu bisanzwe ni biri muri twe we watubwira mbese muri make tubwira ingamba ufite kugira ngo usohoke muri ibyo bibazo burundu apana ubufasha bwo umuntu waba ufite yagufasha by'uyu munsi ariko ntabwo ibibazo kugira ngo ubisohokemo neza urakoze Roba niba wumva ntagusesereje wansubiza kandi igihe sinifuza kugusesereza n'amakuru numvise kuri we yarantunguye kuko yewe siko nari nkuzi
Okay. Ibiganiro nakoze gusohoka mu kibazo igishoro cya mbere ndashaka ngo igishoro cya mbere n'ubuzima. Iyo ufite ubuzima uba ufite igishoro. So ari nayo mpamvu ndiho kugira ngo nzabeho. Nijye ugomba kurwana defense yanjye kugira ngo mbeho. N'ubu nuko narinzi ko nihanganye muri ubuzima imyaka 2 imeze gutiyo nko mwabibonye, ariko nibuka ko mfite abantu nashimishije, nkibuka ko hari abantu nabe hari umurimo nakoze. Mbere na mbere aho kumera gutya sinavuga ni ngo sinasapotinzwe n'abanyarwanda cyangwa naririmbiye mu banyarwanda kugira ngo ngere ku rwego rwo kumenyekana. Imyaka namaze nkora igihugu, reka nibyo kuba umwarimu, instructor, iki byose ko n'ubundi instructor yo nakaza nakakoze, n'ubundi navuye nyiri umwarimu w'abasirikare, ariko uno umwuga w'igisirikare na gahunda zose, ariko y'ubuhanzi impano ni ibintu by'umwihariko nabyo nabyitwayemo neza. Imbaraga zanjye zose n'ubusore bwanjye bwose nabahaye RPA na RDF. Rero kugira ngo usohoke muri ubu buzima, umugabo agirwa n'abandi nawe akigira, ariko mbere umugabo no wigira yakwiburaga apfa, ariko still nta mugabo umwe kuko ni imigani yose igenda yungana yako ikazira mu gihe cya nyacyo kikwiriye. Ari nayo mpamvu mutaza kumva wenda kuvuga ngo ndasaba iki kintu ndagira ngo ngisobanure. Ngiye nka Robert ndasabye, ariko n'igihugu nacyo kirasaba. Igihugu niba gisaba, ngiye Robert nanjye ndasaba mwanjye ku giti cyanjye ndinde utasaba. Igihugu kigira n'imyenda wenda kikiguriza, ariko nanjye mbonye nguriza yabakoze neza. Sibye ko giyewe nsabye sinakwiba. Rero gusohoka muri iki kibazo, ikibazo niyo nagira miliyari Uwiteka ataratanga uburenganzira bwo kuva muri iyo situation ndimo, nabyo ntacyo byakora. Umuntu ashiraho ubwenge, ugashyiraho imbaraga, ugashyiraho amasengesho, Imana ikabikora. Muri gake waba ufite, Imana ikagutabara. Cyarangira uyu munsi nasohoka uyu munsi, ejo nasohoka muri icyo kibazo urimo kuvuga, ariko nkuko nakubwiye igishoro cya mbere si amafaranga, igishoro cya mbere n'ubuzima. Wowe niyo ujya n'ukuma ntabwo igera byose nagore bumereze miliyoni 50, nagore ume miliyoni y'amadolari, iyo byose urakora contribution nk'abandi bose ko babikora. Uko niba uvuga ati Robert muhaye amafaranga yo gutangira business ni byashoboka kuba yagira icyageraho, kimwe nuko yaba adafite impano yo gucuruza akaba yanabihomberamo akongera agasubira muri wa buzima. Ariko usohokamo kuko ikibazo cyawe sinasohoka muri ubu buzima ngo nsubiramo. Reka nguce mu ijambo gato. Mu Rwanda, buriya mu Rwanda ngiye kubabwira Robert mwabonaga mu Rwanda, ushobora kuba mwarambonaga kuri uniform, mumubona muri situation iyo mumubonamo performance, ko ndizera neza ko muri mwe no buvuga ngo uranzi ntago tuziranye out and in. Robert, turaziranye ko we na Senderi mufite n'amafaranga mutanyishuye. Ye turaziranye cyane aho. Wenda ntunyibuka, wenda cyangwa se ntiwamenye hano. Ariko genda azi ko tuziranye kandi cyane. Urumva si wenda singiye ku abahanzi bose baba bagufitiye amafaranga.
arabizi iyo nzi ko nta muntu nigeze ndira amafaranga iyo ari byose arabizi Robert ko iyo ari byose abo muntu kubamenyana n'umuntu mu mihanda ntabwo waba ariko ntabwo ndi kukwishyuza kuko imibereho ya buri munsi yewe umva friend situation urimo ntabwo ariyo kukwishyuza ntabwo tuzaranye wenda ngira ngo icyo gihe cyo mu Rwanda bwo najyaga mu bubari twarahuriye mu bubari tudiringa ibitaramo sigiye ututaramo twa feke tw'ibihumbi 50 gutyo sinamenye ijwi ndumva ndigerageza ko shaka hari umuntu wakundaga kuvuga gutyo witwa Ntakiruta Imana wo mu demob na nubwo yari retired oya banza nawe niwe twamumenye ukunda gucuruza inkwi aturuza inkwi nawe niwe kabisa no agira amagambo maremare ibibazo turimo iyo uri kujya kure kandi igihe nakora ikibazo cyoroshye urumva nta muntu yifuza kukumva buriya ubuhunzi kese umuntu utarabubayemo nta kiza cy'ubuhunzi urumva niyo waba ushaka kuba mu Bugande wahaba ariko utari impunzi uvuga uti igihe nashakira najya mu Rwanda nta kibazo kugirana ikibazo n'igihugu ni ikindi kibazo kindi icyo kibazo nicyo gihe nashaka kumenya ukuntu wumva ushaka kubisohoka kuko ndifuza ko utabaho nk'umuntu udafite uburenganzira bwo kujya mu Rwanda iyo nzitizi niyo ndakwaza ikibazo nakwazaga ni ukuntu wabisohokamo kugira ngo icyo kibazo kibeho uko ntabisohokamo ube wakongera ukidegembya mu kibazo wenda ngo nsohoka mu nzu ninjira mu modoka yakodeshejwe njyana mu Rwanda nasohoka muri iki kibazo twabivuzeho n'uwo mugabo ni Godfather ntago nasohoka muri iki kibazo ari uko najya mu Rwanda my friend waba uteje ikindi kibazo kiremereye wewe uravuga gutyo wasanga no kubera ko wenda mbabarishwa kuba niba utari Ntakiruta Imana uri umusivili uri umusivili rero mambo ya ndani ya wanajeshi we hawajui ushobora kwiteranya urukiko rwa gisirikare ukiteranya amabusi ya gisirikare ukayiteranya na magerageza sasa wowe ubwo rero nutangiye kugira Robert inama ngaho jewe ntandukanye Robert narakuyoboye n'abasivili abandi barihandagaza bagakora akantu bakamuzana bakamushyira hariya bakagera gutya tofautisha my friend ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka niyo mpamvu niba ari plan mugiye gukora mwayikora mukayinkorera ariko nibidantari murimo kugira ngo mumbe muri ibyo bintu muranganiriza mumbaze ibibazo byenda gusa bifite isano kuko numva nuri buze kumbaza undi ndakeka ko ari buze kumbaza ikibazo cyenda gusa nk'icyawe cyangwa aze gutukana nta muntu gutukira okay Kevin fata ijambo okay murakoze cyane nanjye ndasuhuza Robert ndi umufana we nk'uko abenshi turi hano turi abafana be ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ibintu bye ukuri kwe mbese yakugize ubwiru ariko hari ibyo mperutse kumva avuga asa naho yanungunitse kuko uko nabyumvise ngo we kuva mbese ntabwo yigeze abona misheni ziriya misheni zo kujya muri UN zira za RDF ibamo mu bihugu bitandukanye wenda sinzi niba ibyo nabyo birimo ariko nawe yishyire mu mwanya w'abafana be yumve ko hari ibyo itangazamakuru ryatubwiye yakoze bibi cyane ariko dukeneye kumenya ukuri kwe noneho nawe yishyire mu mwanya wacu nubwo akeneye ubufasha ni ibintu bigaragara cyane ariko arabizi neza avuye mu Rwanda vuba ntabwo wafasha umuntu witwa ko yahunze igihugu umuntu wahunze igihugu burya aba yishyize muri pozisiyo y'umwanzi w'igihugu rero nge ikibazo nari mufitiye ese mu by'ukuri yahunze leta yahunze RDF cyangwa yahunze umuntu cyangwa se abantu ku giti cyabo kugira ngo tumenye aho cyangwa ubutabera kugira ngo tumenye aho tumushyira udasanga ashaka kudukoresha ikosa ryo kumufasha ugafasha kandi uri gufasha w'igihugu atuhe umucyo nawe atubwira babaye honete kuri wowe aba n'abana bato bafite umutima babaye honete kuri wowe so it's gonna be bro kabisa
Robert uyu mwana abaye honete ntabwo aciye iruhande akubwije ukuri so exactly reka mbisubiremo nkuko bimeze nkuko ambajije ngira ngo nagiye mbabwira ikiganiro cy'ubushize nasobanuriye abantu nahamagaye mbere y'ikibazo cyanjye ikibazo abarabona hagombaga no kubwira nabo nagomba guhamagara bakomeye uranyumva ni generali nahamagaye mu Rwanda ni generali Afande Mbaraka Muganga bafande bose narabahamagaye kurinda kugera kuri Afande sema kwerereti nyakwigendera na utazi ikibazo cya Robert ndongera mbisubiremo na utazi ikibazo nararenganye ibyo nagomba gusobanura kuba giye nk'umusirikare trained singe kuwa sirakabaye ndemo kubisobanura gutya mbibwira abana ngira iki nakabaye mpfa kigabo ngaceceka nuko n'ubundi naza kuba nka mugano w'abanyankore ngo aho gupfa wahemuka sinshaka guhemuka ariko nyine bibaye nkabyo kuko ndatinyutse ndasabye kandi nabwo nabisasiye ikintu cyitwa gusaba niba nsobanuye ni njyewe ubuzima bwanjye bwose ndabayeho ako kara akantu gato yamvuze mu bintu wenda byatumye mpunga nago nigeze mbona mission a single mission imesha miliyoni imwe y'amanyarwanda mu gihe abasirikare ufata makeya ugiye nka rifleman agenda agafata miliyoni 10 mu mwaka ari n'abakora 50 ba mirobu bandi staff sinze ni staff osa abo bakora amafaranga menshi ariko Robert wawe umwana akavaye agakorera miliyoni 10 neje akagaruka neje agasubirayo kuva muri 2004 ndeba gutya nabaza Afande ngo ejo hari functions umwaka ngure umwaka ni munini harimo functions nkenye ubwo functions nkenye ubona tuvuga kwibohora umunsi w'intwari ibintu nk'ibyo ngo Robert bukenewe gucungura ko nkazabaho za facilitations zizagufa ako iyo case ndashaka mbabwire yuko siyo nyamukuru yatumye munga igihugu cyangwa umunga igisirikare cya RDF ndizatinga aha no kuvuga ngo ibi byose birakaba ibi ndabivuga abasirikare benshi bo bazi ukuri benshi baba batoya n'abakuru niyo mpamvu wagiye wumva abasirikare bavuga ngo Afande Robert wari waratinze n'abakuru nabo banga mwana genda opowe nibyo no kuvuga ngo njyewe ikibazo cyanjye cyari kimenyekanye ahantu hose ariko ikibazo mu gihugu ari uko umuntu wenda babonaga adashobora kwifatira umwanzuro cyangwa se yashobora gukandwa mu mutsima bakamira bunguri ntabwo nafite ngomba kuririra ntabwo nagomba kubwira nakandindengera still nagomba kuba namaze kuba indiscipline already nabambaye ikinyeki ko nabwo wajya kubivuga kandi hari umuriro kuri inyuma wakifo ugupfa nkunda kubabwira kesi yanjye indi ituma nashobora kuvuga completely izaguma icecetse ko nababari iyo nza kuba ntari narakizwa mba narabivuze nkabivuga nkasakuza abarahanga njyamora abo ngabo bose igihe bandi bose bayirwa bavuga bakavuga ibibazo byabo bakabivuga n'utabibabajije njyewe naba mvuga iki noneho kujya muri public kajya kuvuga cyane ariko nzi ko Imana yandinze ikanyiza igihugu cyose baragipanuwa bashaka Robert Imana injyana mababa yayo engeza aho ngera nubwo bakurikiranye bamwe bakahita babona ukuri babura ukuntu babikora si kuvuga ngo njyewe ndi mu bwihisho ku buryo Rwanda rushatse rwambura cyangwa se ngo neruzaho nta yabizi ko bahamenya cyangwa baranahamenye ariko Imana niyo ikora ubutabazi bwayo barabyumva neza
no vuga ngo jewe umwanzi wanje bivuze ngo igihugu n'umwanzi wawe uba wanze uhereye ku muturage wo hasi ukageza kuri president wa republika bose ukaba umwanzi complete w'igihugu kumva wabona umuntu ugiye kujugunya ikombora hagati muri Kigali mu Rwanda kumva wamusapotinga ukumva umuntu warasa u Rwanda kumva wamusapotinga ubwo ubaye umuntu umwanzi w'igihugu niwo kwanga yahunze igihugu agihunze. Jewe igihugu cyanjye ndagikunda narakijijwe nsengera igihugu cyanjye kuva ku muntu wo hasi kujya kuri president wa republika president wacu nsengera ingabo za RDF nsengera polisi nsengera abashinzwe umutekano n'inzego zose. Ubwo rero umuntu uvuga ngo jewe narahunze mu mwanzi w'igihugu niyo nyito banyise kigarasha banyita duyi banyite byinshi ariko Imana yampaye umutima wo kwihangana avuga jewe wowe ejo bundi munkomera amashyi ndi ka Kigali nibyo koko indirimbo naririmbye ivuga ngo ise ni gatebe gatoki wasekaga akazinga umunya warahiriye ku murenge mu ruhame idarapa karite rutwatsi no bango umuntu ise ni gatebe gatoki wasekaga akakuzingira umunya kuko abonye ijoro rikuguyeho riguhindutse abonye icyo ariko jewe ikibazo cyanjye aho cyahereye cyari kimaze igihe kimaze imyaka kitamenye karomba civili kitari gikwiriye kumenya numba civili yewe no mu basirikare bato gaceceka n'ubu ndacecetse kandi ushaka impamvu kugira ngo amenye ibindi azaba akoze ubusesenguzi bumwe bw'amafuti abantu bagenda bagasesengura uvuze ijambo rimwe baryazemo ibindi baraguhangiye ngo ibinyamakuru mu kanya biraje bitomore bivuge bandike Robert iminsi 3 kugira ngo babone inkuru bangirire ikibazo kinini cyane kibyibushye. Njyewe ndi umuntu w'Imana nongere mbisubire mu makanya gato mbivuge ndi vuga butumwa wahamagariwe kuvuga ubutumwa wavuye mu gisirikare nakivuyemo batabishaka ariko sinyira umusirikare wabazwe ibya gisirikare ndabazwa ivuga butumwa nibihe biryo by'umwuka wera ashobora gutanga ku bantu biryo y'ubugingo natanga ku bantu n'iki nahindura ku bantu n'ubwo buzima ndimo nago ndimo kandi niba nkiri muri iki gihe ndimo kimeze nk'icyayo ndakivamo very soon mwamfasha mutamfasha Imana iraza kubikora. Okay, murakoze. Nizere ko Chantal ijambo ni ryawe. Chantal urangije urenze ibibazo bibiri kandi kubaza ibibazo oya nta bibazo jeshaga gusa nta minota ibiri Robert niba uri kunyumva nagusuguje ndibaza yuko nanje ndi umuntu nayifise nimero yawe nayihaye Godfather kubera ikiganiro cyawe narumvise ikiganiro cyawe kuri YouTube ya J Kasuku Media je narakurikiranye ico kiganiro cyose actually nanje numvise umuntu w'umusirikare numvise ko wavuze ingorane urimo narababaye nace nandika nimero yawe ndavuga ntuyu muntu ko ari Kampala kandi I'm planning to go to Uganda anytime uyu muntu akeneye ubufasha jenzo mushikaho ariko numvise ikiganiro cyawe jusqu'à la fin cyandire kwira numva ko biri urabona nkuko bivuze ibintu by'igisirikare biragoye n'ibi by'abasivile twege nk'abasivile urumva ko ibintu bya gisirikare n'ingene baba mukoza amakosa ingene babahana prison mujamo different. Okay, iyo side y'igisirikare ntayo nshaka kujamo ariko je numvise yuko at the end bavuga yuko habaye ibintu byare uko nabyumvise wenyene wabyivugiye umugore wawe yaragutaye n'abana kubera hariho na case ya rape ibintu nk'ibyo cyangwa biri complicated. So Robert ico je nashaka kuvuga
umuntu ashobora gusa nk'uko Kamanzi yaje asaba ubufasha, aha abantu bashobora kwishira hamwe bakagufasha, bakakuringikira rent, bakagukura ahantu nabonye uri Rubaga, bakagushira ahantu hari distant urabye status yawe, ariko how long nico kibazo gihari. Ndabona kugenda ku ma different YouTube channel, hari n'abandi nk'uko wabivuze, hari abandi bariko barakoresha content yawe, nkari ama YouTuber avuga n'abigihugu barakoresha content yawe, bakoresheje amajambo ko agiye usaba bakayakoresha mu nyungu zabo, kandi nawe wabivuze, which is not good. None how long do you think gusaba kuja muri YouTube channel zose ugasaba ahabonetse space zose bambe opportunity yose ugasaba, how long do you think bishobora gushika with that support? Ico je numvaga je no guhanura nk'umuntu nkuko je ndavyumva, numva yuko wari ukwiye kubifise family, kandi wavuze ko family yawe baragutaye bagenda mu Rwanda, nkuko wabivuze muri iriya wavuze ko umugore wawe yagutaye n'abana, urumva ofisi umwana umwe undi mwana, whatever you said. Nyumva ko bintu umwana ntabwo tugeze twambukana, umugore yarantaye abona urumva ko harimo ibintu Robert, iyo nkuru yawe yumvise twege nk'abantu bayumviriza, harimo ibintu biri very very complicated, ivy'igisirikare ku ruhande, hariho n'ibindi vya family matters. Robert, je numvaga yuko vraiment I'm sorry for uravye ubuzima uri kurabamo naravyo, je n'indirimbo zawe naraziravye maze kubona ikiganiro cawe, nkiriya ndirimbo je nkunda ngo sisi wenyewe nje tutajenga inchi, ni uwayiririmbye n'indi ndirimbo impanda ibiki, urumva ko urafise ubuhanga. Robert, ico je numvaga, that's me personally, abantu bashobora kugufasha, of course numero yawe iri everywhere, ariko Robert kandi warakijijwe, kandi hajya mu kwizera nta kintu udashika. Je numvaga yuko wari ukwiye ahubwo kwiyegereza family, bakabanza mugasotinga ibintu muri family, kuko urumva ko no muri family ariyo issue, hama ukaraba ingene u Rwanda Robert, nimba abantu bagize genocide baratashe bakabafunga bagafungurwa bagahani, wumva yuko kweri igihugu cy'u Rwanda Robert wewe wanagikoreye ko ugenda mu Rwanda bakagugirira nabi, bakagukorera gusumba ivyo bakorera abandi kubera ubwo buzima? How long? Kandi ikindi uzosazira imahanga. Oya jewe my friend, oya jewe niko ndavyumva Robert, ntunshire ndiko ndavyumva jewe, kandi I'm sorry, it's not offending you. Ari ibintu ndasobanukiwe my sister, hari ibintu witiranyije. Umugore wanjye yagiye mu buryo ki? Umugore wanjye yaje gufatwa na se no kuri mission ya deal yari yafashwe no witwa Lieutenant Colonel Ruharaza, ari we uvukana na nyina. So ibyo nza kubimenya nyuma, umugore baramutwaye. Umugore yaragiye kigera mu Rwanda, bamuforce akiri muto, namurongoye yari afite imyaka 20, ariko umugore wanjye amaze gusubira mu Rwanda bahise bamushingira umupolisi, no kuvuga ejo bundi nibwo yakoze ubukwe. Ibyo byose byari kugira ngo mbabare, ariko ndihangana, mfite ndahise menya ko atari uruvu rwanjye. Ibyo byakabaye twavuga ngo ni private life, ariko nago Robert wanone murimo kureba mbari wo murebaho cyane, kuko njewe nkubwiye ni mfite ikibazo, wowe uri muri leta, njewe sindi muri leta, nahunze u Rwanda, nahunze leta, katuvuge leta, noneho ndangije ndimo ndakubufasha. Mubona atso ubufasha, sinari nteganya yuko mu Rwanda ko hari buze kuva umuntu uva muri guverinoma ngo aze kungisha inama uvukose ntago wafata inkende ngo wigishe urubanza batekereza ngo kiriya kibira rya shyamba turiteme. Inkende yakubwira ngo no nimukoreho. Inkende ntago yahitamo gutwika ishyamba, aho yavuga ngo rihoreho rirakabaho kwisimbukira muri ibyo biti. So wowe ntago inama nababwiye inama, buri muntu wese araza kuza ama advice, ntago uburemere bw'ikibazo cyanjye kuvuga ngo Robert ntumufashe uyu munsi. Ahantu uvuga ngo natso kasuku media twakora ikiganiro mvuze iyo shida, navuze niyo namba yanjye, nta muntu numwe ndabisubiramo, nta muntu numwe wigeze ukisha amafaranga kuri iyo nomero ngo aya, nta muntu wigeze supportinga Robert, nta muntu wigeze ugira ikintu na kimwe ukiyema. Ibyo nabivuze nago my fault, mana yanjye.
noneho nkubwiriza ukuri yuko gusohoka mu kibazo cyane cyangwa wenda ngo ntibizakomeze gutyo. Ubuzima bwanjye nongeye mbigosobanira buri mu maboko y'Imana. Uyu munsi wamfasha, ejo nkagufasha, kuko nakubwiye nti niba ndi mu manegeko uyu munsi, ejo naba ndi ahantu hemewe n'amategeko. Ariko si uko wenda ngo ni nabyo nababwiye, ni umuntu ugiye kumusobanuza cyane ngo nuko wenda agiye kubona ubufasha, muzane mu byo umugore we warongowe, kandi iyo partner iyo narayifunze kera, sinshaka no kongera kumva ibyagende muhora cyeye batwaye bakarongora. Nago nshaka kumva ku bana banje. Ni nabyo nabaje ni ibyo babaye ngo nafashe umwana wanjye ku ngufu. Uwuhe mwana nafashe ndi? Nabahe bana bakobwa banje, ninde mu bakobwa banje naryamanye nabo? Ese ni uwuhe mwana mu bana b'abafamiye nabanaga nawe naryamanye nawe? Ngiye n'umugore wanjye turi kumwe, akongera akavagurukana nanjye, tugataha tukajya mu Bugande, tugahunga bakatujyana bakatwirukaho mugenda ahantu hose, bakahagota bagafunga Kagitumba naye hose twamaze kwamba. Urumva? None ikindi njyewe naba narabikoze ndi kumwe n'umugore wanjye se, cyangwa nagiye umukobwa mufatira iyo ngiyo? Ese umukobwa uhora mu ibanga ni umukobwa nyabaki bavuga udashobora kuvayo bibora anatangira ubuhamya. Mwe mu bitekerezaho muti kwezi, mwe mumaze kuba muri reka mbabwire mu buriho n'umbe babwiye neza. Mwebwe mumenyereye mureba imyaka igihe mumaze mukurikirana politiki y'akarere nako politiki y'igihugu cyacu. Iyo umuntu ahunze mu Rwanda natekerezwe ku kintu runaka kigategurwa vuba cy'icyaha, uburyo nagiye Robert nagomba gutekerezwa icyaha gikomeye, kuko bateruye ikingutu, icyaha kidasaza kigomba gukurikirana kuri Robert. So ibyo bintu niba mufite icyo mugamije kumfasha mu gikore, ariko muteganya ko muzakora mu gufasha umuntu mukunda cyangwa mukorera Imana, ako ibintu byo gukomeza kunkora mu gisebe nabyo ntabwo ari byiza. Murakoze. Genda heza rero mvuga nti kabisa umuntu wese ashatse kugufasha bagende barabe ibiganiro vyawe, umuntu wese making her own or his own conclusion. Igituma uvuze ko niyo nimero yo kwa J Kasuku Media abantu batagurungikiye amafaranga, ugeze ku mwisho w'iyo interview yawe hariho many question mark not answered. Nico gituma nanje among the ndakubwije ukuraho, nanje narayumvirije kaje n'umuntu ufasha, ariko hageze ku mwisho hari baya many question mark bitaraba n'ivy'igihugu, no about personal life yawe nashizeho many question mark. Nico gituma so umuntu wese kabisa ndumva yuko umuntu ashatse kugufasha nkuko baje bagusabira ubufasha, umuntu wese asubire mu bintu vyawe arabe, ha umuntu wese inomero yawe irahari, umuntu wese make your own conclusion. But for me I have many question mark not answered, bitarabe vya politique, no.